ba Radio Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Amaraso Arasama wanditswe na Niyenteze Fiacre unonosorwa n'itorero Indamutsa. Mbega amabanga ya Kasha agahishi duhishe mu mitima yacu we. Hari abantu benshi tubona baseka neza ariko basekesha amenyo gusa kuko imbere mu mitima ho haba hasebwa. Mbega ukuntu imitima y'abagira nabi itera nabi we. Bantu mumena amaraso ya muntu nta maraso y'amazi abaho. Mukobwa ukuramo inda uzirikana ko yari amaraso ubumennye harya kandi ngo amaraso arasama. Dukurikira umukino. Ariko muringa mbavuye mu biruhumbi naniwe rwose rero mba ngusanze ngo tuganire umfashe kuruhuka. Muri ese wari wakumbura umuntu muri kumwe rwose muri nukuri ndagukumbuye shanyegera mugore mwiza. Mvaho vahorisha winyegera kandi ntongere no kunkora koko koko siki ndeka nicatire n'inshuti zanjye. Mbabarira unyumve rwose. Nkumva siki koko nk'umugabo wabona ntagukumbuye uzi ko amezi aba yabiri twaraburanye kandi tubana nukuri kose nyegera ndagukumbuye. wamvanye izo njaba zawe risha gusa bandetse ryarya gusa rankumbuye zunkumbuye mibiki umuntu tuba mu nzu imwe urambwira ko nkumbuye mibiki koko hituri kumwe umuri nuri umwana icyo ushaka uraki ariko si icyo ushaka ni icyo ntacyo nagikora urumva reka nicatire n'inshuti zanjye. ariko muri ibi nduri kunkora ni ibiki ariko si ibiki ngukora wowe kuki koko umeze inyuma y'urugo rwanjye kandi naragushatse nkagukura iwanyu urumva nkagusaba nkagukwa nkakurinda kuba igitegojo nigeze nguterura ntabwo nagukoye waramaze urumva ariko abagabo mwariraseye hanyuma se kuba warankoye biguha uburenganzira bwo kumpindura igikoresho cyawe bimindura igikoresho cyawe ra washeze rero ngo urashaka kukugaruza inkwano mbese urashaka kumara yawe boshye warandanguye. ariko sibyo nigeze mbivuga njyewe ibyo birakureba utabivuze niheze nihera nakubwiye ko muri iyi minsi ntari muri mudu urumva mpa mahoro rwose mpa mahoro risha ndi mu karuhuko k'amezi 3 atatu ibintu byo kunkoresha uruhato narabyanze rwose mbabarira cyane. ariko se ni gute waba uri umugore wanjye tukamara amezi angahe ndi inyuma y'urugo urugo ni hehe ariko ubundi se uruhutse mwiki oya uruhutse mwiki ukora iki hano kikunaniza ngaho mbwira ko nta kazi ugira ko ahangaha dufite umukozi ufite ikihe kibazo nanagushingiye iduka ricuruza imikufi n'amasaha urabyanga ngo ntushaka gukora ntushaka kwibera hano mu rugo gusa ushaka iki koko arangije kuvuga nanjye mvuge ngo ndashaka iki nyine ushaka ndashaka kumpa amahoro ushaka ngo amahoro ese ubu ni kuki udatwite mwumve imyaka ibaye 2 tubana nta kandi none ushaka ko tujya no kwa muganga ngo twivuze ushaka iki koko mu by'ukuri ni munyumvira ni munyumvira ibinkomeretsa koko icyo kibazo nakuje kongera kukimbaza risha narakwiyamye nzatwita igihe nzashakira nyine kandi urimo gusatira imyaka yo gucura ubwo rero wigize nkaho mbabarira cyane wigize nkaho ukunda abana ubakunda kundusha se ubakunda kundusha ra risha niga mu mwaka wa nyuma mashuri yisumbuye ukanterera subizanye ute nakubwiye ko ngutwitiye uranyihakana unageka kuyikuramo kuva icyo gihe narakwanze urumva narakwanze ubifate mu mutwe ibi byose n'umusaruro w'ubugome bwawe rero si nk'ibyo ubizanye ute koko si wowe si ubiteye ariko rwose naranabyemeye pe nabaye imbwa ndabyemera kandi nanabisabiye imbabazi umuringa wanjye mbabarira kiriya umusore rwose n'ifaranga byaranshutse pe rwose nagusabye imbabazi kenshi rero mbabarira tubane twubake sinzi impamvu rwose mbona warampaye imbabazi za nyirarureshwa ibikomere wanteye ntibiragira risha urumva ingenzi agake rero wankujemo indarisha abana beza b'impanga bari abakobwa beza bati ukuntu nikundira impanga mana yanjye tubabare rwose uzadushumbusha impanga genda
usigaye wigira nkaho ufite urukundo rwakurenze rwagiye kandi uri inyamaswa risha wikundira amafaranga gusa no kuba naremeye kugusanga nagukurikiyeho amafaranga ndabikubwiye umuringa ikibyimbye kimeneke ariko nisubiyeho muri waramaze nyine umusore nabanje gushaka amafaranga rwose ncuruza amabuye y'agaciro ndanahirwa none amafaranga narayabonye umusigaye mfite n'ibirombe byanjye none urukundo rwo ntirwampiriye abakobwa bose twakundanye nyuma yawe nasanze ntakirimo rwose niyo mpamvu nagarutse kugushaka reka wumve nyine yewe ntiwavugaga se ngo ureke ushake amagufwa imbwa zizizana nanibeshyaga rwose amahame rero yewe muri humura ndabibona ibikomere naguteye rwose ntibirakira ariko ndabyizeye ninjye uzabyomora nzajya ngutwara gake rwose nkwihanganira kandi ndabyizeye uzakira babarire cyane ijoro ryiza umuringa mukundwa wanjye sigira ngaho twisinzirire mama niba utambwiye papa uwo ari we ubu nemeje ko ndi imfubyi ariko nk'ubu urarizwa ndagiye kurererwa mu kigo cy'imfubyi aho kugira ngo nkomeze mbe muri ubu bukene ko mwana wanjye kuko waretse kuntera agahinda nukuri rwose mado wibabaza mama pe yadusobanuriye kenshi ko bamufashe ku ngufu ubwo yajyaga guca indabo mu busitani zo gutegura kuri aritari igihe yari arimo kwigira ububikira abonye agize ubusembwa niko gusezera inzira yo kwiha imana rye mama rwose waduteye umwaku natwe bizadukurikirana ariko nawe uyivuga gutya ngo nabateye umwaka koko mwihorere mama mwana wanjye vuga ibyo ushaka imana nizo ukuri ariko se mwatuje mukiga ko Caritas bishyurira mwabana abandi bihaye imana bakaba badufasha kubaho muri iyi Kigali ndakwiyamye mama ndakwiyamye wanze nta nubwo nitwa Madarina cyo izina cy'abakecuru wanyise nacyo kiri mu binkasi ariko mbega umukobwa mado wakihanganye koko ngana sinihangane biki nako wararihimye wita madoma weya mado nyine ariko ibyo nta kibazo nanjye nitwaga Helena ariko kubera ko nigeze kugerageza kwiha imana abantu banyise mama ya none ryarampamye yego rwose mama kuba ntarabikomeje nk'ibyari wamagana ibanza birimo kungaruka hajyaga gusambana se kandi inzira yo kwiha imana ariko mado ugezaho rwose nta n'isoni nubwo uri impanga yanjye ugeze aha pe urumva ibigambo by'abashumba bubwira mama ese ikinyabupfura wagishyize hema bana banjye yezu mwiza yezu mwana impanga zanjye ndabakunda cyane nimumbabarire mureke gushwana dore murakuze Madarina nawe nako mado ariko wagabanyije amahane mwana wanjye ni ukuri kuki urimo gukurukuza amahane koko muri iyi minsi usaba imana iguhe kuvuga neza no guca bugufi cyane pe ko birakabije ubukene twakuriyemo bwatumye tutabona ibintu byose dukeneye none ariko mana ariko se mwamburanye ikibana banjye ni iki nabimye ngifite ko nta na kimwe rwose mubyeyi mwiza yewe unumiwe pe ese mado watewe n'ibiki byatumye udutera hejuru koko wikwigira nyoni nyinshi nawe reba nta papa tugira nta mafaranga ntitwambara neza nk'abandi bakobwa b'i Kigali twiga dutaha urumva navuga neza nti ibyo bigutwaye ikize kandi wasanga twarabyewe n'ikigabo cy'igikire ariko se gukira nta mutima bimaze iki mado rata mama icyo kigabo cyagufashe ku ngufu nge sinshaka no kukibona icyangombwa ni uko tugufite wowe mama wacu dukunda ugukennye umuntu mwiza ntawagusimbura erega abakene ingororano zacu ni nyinshi mu ijuru mwaba yego cyane uraseka iki se mama ariko mujye mureka kutubeshya ubu rero utegereje ubukire mu ijuru ubukire se twaburiye mu isi tuzabubonera mu ijuru tumaze kira ariko wa mukobwa we wabaye iki reka mbabwize ukuri ubu se iPhone nziza ntaboneye mu isi nzajya
nzayibonera mu ijoro iphone se ni ubuse pizza nziza ntaririye mu isi imana izayingaburira mu ijoro utujipo twiza se tugezweho ariko ye udukweto n'udupira twa mukondo wazi ntegereze ngo nzabyambarira mu ijoro ariko ubwo mwagiye mureka ubwo se ni wambaye mado mwana we ko mado ye naho ugeze koko mwana we koko nunacyubaha imana iki cyakugize ikiherere kuri nanjye nkamubaza mama mbega agahinda ngize ariko mado waretse kudutera agahinda reba ukuntu wabaje mama ko kirimo kubabaza mama kandi uzi ko arwara umutima ko ufite agahinda se njye warakandusha wese agahinda ufite ntakice ariko ubundi njye ufite agahinda kishi ari wowe ukitera mana yanjye cyababwira imba mbitse ku mutima nterwe no koreka ncece ariko wa mukobwa ugeze mu irera ribi koko ana yanjye we bikira mariya kwita mato mpanga yanjye wabaye iki koko kuki wihebye urabizi ndagukunda mbwira icyakubayeho kuko ibi ndabona bidasanzwe pe mwana we iyo mbimenya nako singicuza ese ni iki koko ayiwe mama nkaguhaye iki koko ahubwo ikintu kimbashana mu mutima we sinakubwiraga amado wareba ibintu ukoze kwa muganga we ibiki kwera jyana kwa muganga mariya mama umutima mado ntureba ko utumye mama agira kirize koko ibi ni ibiki koko mama ihangane tujye kwa muganga kubibona ko ndi inzobere mu gufata neza umugore w'inzobe nkawe muriga mwiza ndimbana uranyuzwe ze funguro ryanjye ndanyuzwe cyane funguro yase ndetse ibyishimo bintungira umutima nibyo noneho nkunda ukuntu nyita funguro ni umutoma nabonye ugukwiriye funguro umva uri indyo yuzuye pe ibitera imbaraga ibyubaka ibirinda indwara sigaho di uvuga neza mana yanjye ndaruhutse pe gaho rero gabanya ku muziki tuganire kaburi cyago kabura ikindi nawe ugabanyije umva rwose ndabibona nakugiriye ku ngingo z'ingenzi cyane mbega gukoresha nyakabyiza ukuntu bitanga amahoro we mbega ibanga uzi ukuntu nkunda iyo uri kumbaza niba nanyuzwe gasi natuma umukiriya wanjye agenda atanyuzwe kandi aba yanyishyuye neza uzi ubwo naba ndi mu kazi uravuze cyo ngiye gushaka agatanya ubundi njye nishakira ibyishimo mu byizi pe waratinze ahubwo nibyo nabonye bimpa amahoro wowe naragushimye rwose nibyo nabonye uzi icyo nkeneye muri ubu buzima nsigaje ku isi nkeneye ibyishimo gusa nta kindi reka buryo uzishime uzishime pe nta bana nkeneye nta muryango nkeneye nkeneye inzobere nkawe dukorana mu byizi gusa homara tuzakorana neza nibyo ngewe mwarimu uruvuza cyuma mu bintu nzi ko nzi neza ni ukugufata neza ko bizira mbizi kurusha ubumenyi bw'isi n'amateka n'iki yewe data we ndaruhutse n'impamo ya muntu wowe yajya wisanzura ni ukuri ntaho uhuriye n'iriya mbwa ngo ni rishari nashatse uzagwiriye se mana iyo ngeze mu rugo mba numva ngiye nk'ikuzimu pe naramuzinutswe neza neza nuko nyine ari ifaranga rigira nabi ryatumye mushaka nawe ubundi upfa kujya unyihera ifaranga gusa nkagukemurira akabazo urabizi amafaranga mpembwa nk'umwarimu ntaho yageze umusore nkanjye wavize ugendana n'ibigezweho mva uriya munyarwanda ashaka gutandukana nawe ariko yarananiye pe wagira ngo sinzi ibyo yisizeho kapfu hasigaye nkunda nk'uri kwiyahura n'ukuri kw'imana reka nawe se niyumve nabimubwira ntabo niyo mugirira mva kwihumyeho
umugabo wihangana akihanganira no guhezwa inyuma y'urugo amezi angahe bose mukorera iki koko murakumva bigoye kumuta mugategura reka ndarera mwana we njye sinyimukunda pe ruvuza cyo ndakumva nkuko nabikubwiye iyi gufunguro njyewe igihe nigaga mu mashuri yisumbuye naramukundaga nkamukunda nk'umusazi mbese nendaga kuzasara uwo wakunze sha yanyimye agaciro kugeza ubwo anterinda antegeka kuyikuramo ngo arashaka kubanza kwishakira amafaranga ara yo pori mama pori funguro abagabo b'abanyamafaranga nta mutima bagira burya yankuru buri gihe nyivugira nkomeretse ibaze ariko urugabo rwababaje umukobwa mwiza nkawe sha rwarishari rwarantereranye ruranyitaka ndumirwa sha ko nyine nkimara kubyara inda y'impanga nari ntwite nzijugunya mu ishyamba ry'abapadiri nahise mpinduka ikirara mbindaya ndasambana ndasizora inda nkajya nzikuramo buri munsi baba we mura mama icecekeresha funguro sha ni mami inkuru yimbwiye buri gihe ukayinsubiramo utyo usuka amarira menshi nanjye numva mbabaye pe numva bimbabaje cyane ruvuza cyo ndakumva uzaramirwa kunyumva kuma ariko ubwawe se rega ni wowe mbwira ibyanjye byose nkaruhuka nibyo kuko wowe ntuncira imanza kandi ntunyumvira ubusa sha nyine abana nabataye hafi ya paruwasi nizera ko abihaye imana bazabatoragura bakabarerera mu bigo by'imfubyi byabo none nyuma nabashakishije mu bigo by'imfubyi byose bya hano mu rwanda ndababura warahebye narababuze sha abana banjye nta kabuza ibikoko byarabariye ntangane ifunguro none sha banyweye munyababyeyi sinzongera kubyara ukundi ngo bagukuye munyababyeyi yowe umuri akarabe egera hino sha biga amakuru urutuga barihuririra maze urirushira agahinda mu amafunguro ryanjye iruhurira umutima shenge sha akuyemo inda nyinshi birangira nyamabyeyi wayikuyemo none cyari shari kiri kunyasamaho ngo ko ntabyara kandi ari cyo nyirabayazana sha ntazi iby'iyo nkuru yose se mva ntikizigera kimenya ko ntagira nyababyeyi ubu nanjye ngiye kukica rubi buhoro buhoro kandi umva hano ngenda hari nzaguhora hafi neza amarira yose warize nibyo sha nakuyemo inda nyinshi cyane pe mva se ahubwo ndakumva ruvuza wanjye ndakumva sheri mfasha ntandukane na rishari vuba niki cyakwihutisha agatanya cyakwihutisha agatanya se reka ndebera ariko urabizi umva igisubizo ndakibonye pe uravugisha ukuri ubonye ikihe umva ruvuza cyo umfasha rwose umfashe ngere ku mugambi wanjye ngere uvuze cyo umazino Richard sinamushatse mukunze nge namushatse mwanga cyane urabizi ntubizi ibyo ngibyo ndabizi icyo nshaka rero nge ni ukumuhemukira nkamubabaza nkamwihoreraho nawe akazasogongera ku gikombe cy'uburibwe nanywereyeho humura nabonye igisubizo yewe ngaho kimwe urabona ku ishuri mu bana twigisha hari akana k'akarara kitwa Mato urumva nyine gafite imyaka 17 rero gaherutse kunyegera mu ibanga rikomeye cyane kambwira ko gatwite ngo kandi iyo ndigize amezi ayo abiwe ngo kandi ikindi ntikazo wayigateye se wowe wayigateye uvuze cyo nyumvira kandi vugisha ukuri nkubwiye ko kambwiye ko katazo wayigateye nyine gakuri iyi ngingo sinkwizera ruvuze cyo n'ibintu uzi ko nanjye ndiyizi sindi umutagatifu ariko njye nyine nkorana n'abantu bakuru kandi nabo bafite inote nkawe
ako kana rero karashyushye kameze nabi katuye nk'ipasi reka abona ipasi yacamutse niko vugisha ukuri rero urumva twakifashisha tugatega rishari urumva tukamutega iyo nda ntakaba ari we yigekwaho bakamufunga mama nyine uru rwandiko dusanze munsi y'uru rugi tuvuye kwa muganga nicyo yashakaga kutumenyesha yadusezeragaho nyine gusa hari niho byumva mana we atare n'umuzi bikiwe wirira rwose mama wirira kuko ndakwinginze tuvuye kwa muganga dusanganirwa n'iba wirimo inkuru mbi koko atare na kibondo cyanjye nyituye ibikoko ko kurangiye ngo usanze abakire bakurere nibona tubwiye nawe ugiye mama ihangane rwose reka kubabara gahinda reka kubabara umuvuduko utazamuka umutima ugatera nabi tuza rwose tutahita dusubira kwa muganga ndakwinginze reka mwana we rwose imana yabampaye ndishimiye ndabizi mama mbarera mbakunze none murakuze kuko mugiye kumbera oya ikigeragezo mama oya wivuga gutyo rwose ubu se mado yagiye kubahe koko ko yataye n'ishuri njyewe ntabwo nzakubera ikigeragezo mama nzakuba hafi kandi nziga ndangiza amashuri mbona akazi keza ngo ukize ukure muri ubu buzima imana ikomeze gutiza ubuzima gusa ubundi reka wihangane yawe ngombe menya ahantu mado yagiye nta muntu n'umwe nifuje ko nderera abana pe ndabyumva mama abana banjye we impanga zanjye ni mwebwe bugingo bwanjye mutariho sinabaho oya ariko nawe mama turi batatu havuyemo umwe ntiryarema ariko mama nawe rwose jya ugabanya gukabya none se tuzahorana ubu se nituba bakuru ntituzashaka abagabo mama ariko nzaba nabashyingiye n'ubu rero ihangane nashakaga kubarera nk'abakuza nkabashyingira abagabo b'imico myiza basenga none ndebera amadere nageze aharyoshye atangira kunanira gabanya guhangayika dushakishe mado nta stress mama ubwo yasize twandikiye akatubwira ko hari abakire bamutwaye bemeye kumurera tuza turaza kumenya ibyo rwose nizeye ko abo bakire baza kuduhamagara tukavugana yawe kuri iyi nshuro ndahangayitse cyane rwose mariya we mama wihangayika pe ndumva hari ibintu bibi bizamubaho bwihese nta cyamubaho uwo muryango w'abakire yagiye kwirereshamo tuza ariko ma tuza pe ntuzi iki tuza tubikurikirane tumenye ibyo ari byo neza ngo ntuzanye iki nibyo byiza usubira ikinono kandi mfata mariya we munda we kandi niba mba ndi kukubuza mama ugituza we ibi ni ibiki koko mana yanjye mama we mama ubaye iki ko wikanda mu gituza no mu nda kuko ihangane mama mana yanjye kuko ibi ni ibiki mama kandi ndi kukubuza gukomeza guhangayika mfata mariya mwana mana yanjye mama sinakubwiye ngo ureke guhangayika koko none ndebe urimo gutera cyane ubu nahise ko tuvuye kwa muganga ikigoroba nkigira ku ishuri none ndebe tugiye gusubira ku bitaro mama reka ngusubize kwa muganga ndabona bikaze bazi reka tujye kwa muganga mama uyu mwana wanjye mariya ntabwo wahora muri ibi ndeka yagira ku ishuri ndakureka bigenda gute se kandi utameze neza ntabwo wasibye igitondo ngo n'ikigoroba usibe jya ku ishuri ndiyitaho oya nta kundi mama reka tujye kwa muganga mado ngahava mu modoka rero iwanjye naho twahageze reka ngufashe gukura muri kabo rwose
ibisanzwe se kugendera mu modoka nziza nk'iyi ngiyi no gutura mu gipangu cyiza nk'iki si ibisanzwe haparitsemo n'indi modoka haparitsemo n'indi iriya niyo umugabo wanjye agendamo ndabona yanaje ngize amahirwe reka nkwereke ugiye gukubera dadi rero mana we imana iranshubije we nari maze iminsi isenga nanakoze noveni yewe iminsi 9 yose niyiriza nibaza n'ibindi ntite nzayikuramo cyangwa nkayibya nari nashobewe none mbonye marayika murenzi we uramubonye humura humura rwose hanyuma rero mado karame wibuka ibyo nakubwiye umugabo wanjye ntumubwire ko utwite uramenye namubwiye byonyine ko uri umwana nzanye ngo turere ikindi kandi ntubwire iwanyu iyo wagiye sibyo ariko mana uri umubyeyi mwiza ese nakuva ubu se nzakwitura iki guhera uyu munsi ni wowe mama na mama umbyara sinzongera kumwita mama uravugisha ko uzanyita mama ndagushimiye cyane nanjye rwose mado wowe n'uzabyara nzabatonesha bibarenge sibyo ariko ntuzongere uhirahira gukinisha kukubagana uramenye wa mwana ndakwihanangirije mado sibyo dore hano hanze hari ibigabo bimeze nabi mami karizongera rwose nkuyemo isomo kandi rwose nzababera umwana mwiza cyane ni byiza ubu rero tugiye kugufata neza mu gihe utarabyara tugiye kukujyana mu ishuri rihenze ryigamo abazungu ukigana nabo kandi iryo shuri ritandukanye kure cyane na kariya gashuri k'abakene wigagamo si byiza se cyane dore rishara ahubwo arasohotse umva naho mugera imbere wahita umwita dadi yego sheri karame sheri uzanye n'umushyitsi nzanye n'umushyitsi sheri reka tubanze tugusuhuze sava sheri sava musuhuze mado sheri ndakumva uyu mukobwa mwiza rero yitwa Madalena ese musuhuzanye bambe ariko rero ibyo babyita abakecuru we yahisemo kwiyita mado mado rwose niryo ribereye umujene nkawe mado nanjye ndarikunda cyane Madalena rwose ntimuzarimpamagare dadi mbega ukuntu ufite ikinyabupfura wese unyita dadi ti ntabwo mudasuhuzanyara komera sha uhobe mukobwa wawe singaho bize byikora rero ntunabikerense uyu mukobwa mado n'umwana wacu kuva uyu munsi tugiye kubana hano tumurere nk'umwana wacu umwana kurera nako mado umukobwa wacu reka ngewe na sheri tube tugiye mu cyumba gato turaje wewe wicanga muri salo rwose nturambirwe turaje ariko se ku gihugu cy'umurunga wahonye umwaga we urugero ubusikinzi urugira umubiki umva nkubaze imikino urimo gukina muri iyi minsi ni bwoko ki ujya untwara neza kuko uzanye umwana ngo tumurere tutabyumvikanyaho nyine ikibise nkoze ni iki kuba nabonye umwana ubabaye nkamuzana ngo tumurere nagize nabi utagira nabi se ko uzi neza ko n'umukozi namwirukanye urabona tudakeneye umwana wo kuba hano ubu ni se wamwirukaniraga iki yaragutwaye iki cyureka imishinga nakoreka ibyo tubireke uretse ko kurera byo bitandukanye kure cyane no gukoresha kandi wa mugabo uzivutse umugisha w'urubyaro gute se wanga abana ndabibonye koko wanga abana risha amambere wanteye inda y'impanga unegeka kuyikuramo nyikuramo waramanjiriwe warabuze umukobwa wakwemera niko kugaruka kuntereta nkugirira imbabazi ndakwemera turabana none ungejeje mu rugo ukomeje kunyica rubi ukomeje kunyica rubi nte muri wica rubi rwose ngiye rishari narahindutse
kandi ntacyo ntakora rwose ngo mbikwereke mwishe rubi gute koko utanyica rubizi utanyica rubi ubundi no kuba twaratinze kubona urubyaro ni igihano cy'imana we ntubibona umva kubera ukuntu nkoza ku nkeke ngo nkubyarire ikibazo ni uko ngikemuye nzanye umwana ngo tumurere nzanye umwana ngo tumurere ngo nurasubiraza kuvuga ko tutazabyara none ko ubona ngize imyaka 37 urumva icyizere kitari kuyoyoka rero reka turere uyu mukobwa tube tumwiteganyirije muri nikize ubu koko kuki utemera ngo tujyane kwa muganga ngo badusuzume barebe ikibazo dufite batuvure umva ntabyo kwa muganga ngewe nazanye umukobwa w'imfubyi turera mbaye niteganyirije ibindi tuzabigerageza ariko byibura dufite umwana turera ryari si icyo wategereje yego nabyo si bibi gusa nuko wabikoze tutabyumvikanyeho gusa humura da uriya mwana nanamukuze nkimukubita amaso rwose sinzi ikintu cyahise kinyurukamo rwose numva mwishimiye cyane nk'umwana wanjye humura rwose nta na byinshi rwose tujyamo ndamwemeye tumurire ndamwemeye pe uravugisha ukuri risha no kuri rwose mana nyagasani we kuko urabyemeye risha nabyemeye rwose data we rishari wanjye rishari mwiza rishari icyusa cyanjye uranshimishije mana we reka ngwembe bibise mwa 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 yongereho n'ibibyimba byo muri nyababyeyi ihangane mama ariko nacumuye ikikumana koko ubundi nyine niko imana yabishatse ariko humura rwose amashuri yawe mwana wanjye ni ukwirirwa unyirukaho mama unangirirwaho ndwaje ubuse koko bizaherera hehe erega uri umubyeyi wanjye none se nakwitayeho ninde wundi wakwitaho niko madowa yanatwihakanye abanyeshuri twigana bamubonye bambwiye ibyo numva ndumiwe mama ariko mana koko ubu si umujyi turawubamo dute tuzawubamo cyane rwose mama kuko ngubu yagiye kurerwa n'abakire mbega madarena harya ngo yamujyanye muri amashuri ahenze mpuzamahanga y'abazungu njye numva cyane rwose icyakora ubwo bamujyanye kwiga ndumva ari abantu beza da hari udushuti tw'ahamagaye kuri telefone aba ari two tuma amakuru yose mama tubanza yarahise anatugura nimero zacu zigicamo wanjye we ikigaragara ntadushaka mbese ntashaka ko tumwivangira mu buzima bwa gikire mama ihorere ntazi ko akaburane kaboneka ari nyina w'umuntu ariko mbega impanga yanjye mbega umukobwa ese mama buriya turi impanga koko oya mbabarira umbwiza ukuri ntangiye kubishidikanyaho pe kuko uretse kuba dusa gusa nta kindi duhuriyeho na kimwe yewe nanjye byanshanze nyine byaramweru na muhima koko ni ukumusabira gusa nta kindi bikira mariya nyir'impuhwe satani itera kwinshi pe ubu si ibi ni ibiki koko biri kutubaho mama ibi ni ibiki koko njye numiwe mwana koko kuba narasuzuguye imana nkanga kuyiha kandi narayisezeranyije ko nzayikorera ubuzima bwanjye bwose ndi umubikira nibyo biri kungaruka se ariko mama wikirenganya rwose ibyo kubayeho ni impanuka nta n'icyo wagombaga kubikoraho ngo ntibikubeho kuko si we wabwiye kiriya kigabo ngo kigufate ku ngufu mama mwana we gihoresha mwana wanjye ntabwo bizi ukuri nibyo mama iby'isi ni amabanga rwose gusa ariko si ibyicuza kuba naremeye batwita nkababyara nkabarera abakuza ntabwo byicuza watugiriye neza rwose humura kandi imana izakwibuka ibi bihe bikomeye bizasimburwa n'ibyiza bidashira mama nanjye ndabyizeye mwana wanjye yewe ndakumva nibamara kumbaga mu nda nakize tuzahita tujya gushakisha amaderine muri abo bakire ni ukuri rwose tumubaza ibyamuteye
karame mama. oh ese urimo kwiga Yego mama, ndimo kwiga. nuko Ririya shuri mwanjyanyeho nasanze baransize cyane. eh Ariko mbega ishuri ryiza we. Mbega ishuri bambara neza. Mbega ishuri barya neza. Mbega abana baza kwiga bari mu modoka meza. Nari nzi ko ari twe bakire ba mbere muri iyi Kigali, ariko nabonye aho abakire baturenze mama. nawe kigabanya ubugambo n'umwirato umva ngwino hano gira hino ngwino wicare hano umufashe kureba televiziyo ibyo byo kwiga bivemo Ngo televiziyo? None se mami, ntiwishimiye ko ndi kwiga? numbaze byinshi yewe nyumva neza Mado Ndakumva. ndashaka ko ukurikira iyi filime urumva do reba ibyo kariya gakobwa gato karimo gukora wabibonye Kariya gakobwa. yego ni kariya mvuga Nabibonye. reba ukuntu karimo kwishinza kuri kiriya kigabo wabibonye nabyo Nabibonye. bifate mu mutwe bifate neza Ngo kwishinja nkabifata neza. kwishinza ntabwo mvuze kwishinja Oya mami, by'ubushinzi rwose. ewe ubwo rero ukaba wigeze marayika umva njya kukuzana hano muri uru rugo nari nakwizeho bihagije uranyumva uko wabagaho ku ishuri ryanyu kose ndakuzi ikigo cyose cyagutapfunaga bufiriti ni nayo mpamvu utazi uwo guteye inda kose ushaka kwiyorera kuri ibi Mama, babarira ntunyirukane we. Mama, please ndakwinginze. Inda rwose wanyijeje ko nzayibyarira hano ukamfasha no kurera umwana. Kubonyemo rwose marayika murinzi wanjye. ceceka gabanya amagambo vuga menshi rwose ugomba kumenya rero ko ari mpunguye urumva ntacyo ku isi cy'ubusa fate mu mutwe Urashaka ngo ujye mbafashe iki? Ariko rwose ntimunyirukane. Kandi rwose amakosa yose narayaretse. ceceka ariko ceceka mbega umunwa Mado